za kinyarwanda ushaka kwivuza wawugana iki ushaka kwivuza wawugana wa mugabo ahubwo niba mufite ibibazo n'abandi bose afite ibibazo batuma ibintu ibihembe ibinyabingi ibizimu n'ibizimu by'abagore n'iby'abakobwa. Karibu Mwiriwe neza uziko yamaye dore wa mugabo murage gakondo wa mugabo umwe bitangaza none yabyaye hano icyo bita isubyo gakondo usanze hano hari isubyo niko kuva ryahise kandi ubungu murage gakondo wabyaye isubyo yamaye uraho makuru dore muri iyi minsi akanya uyu mugabo numva uhora gukora ibitangaza nkaba mbona muri kumwe nawe ejo bundi narumvise ngo hari ibintu hano niko bimeze bite. Ega burya ukubona isubyo ni ikintu gikomeye cyane. Isubyo ryabaga akamara amahano wa mugabo we. Dore ejo bundi haza umungu aturutse ikibungo aravuga ati ngo bari kumwereza inguba za buri kanya arabaraje ingamba ndayifashe. Ariko byose ituruka ku usubyo. Isubyo naryo yaturutse ku murage gakondo kugira ngo biroroshe ibintu byarahuye ubungu nda kibazo muje muraza rwose. Oya ni kare na kare unigicare reka nkubwire ikintu kimwe. Ejo bundi uzi ko hari umuntu waturutse mu Ruhengeri agenda n'amaguru ngo bari baramuhinaritse ibintu bambwiye nibyo ngo yaraje hano uramuvura agenda kiza ambaye mama datarenya kangondanga y'umugore byarakize byari bikaze ibintu byamufataga n'imigozi nayikuyemo kubesha se zamamagaraze umurebe barandahiye aragura umva nkubwize umuhungu kugira ngo nibikomeye ngiye kukohereza muri ibisi wanjye muzane rwose umaze imyaka 5 muzane nzitabaza umurage gakondo nawazi urumva mfite umubyara wanjye ufite imyaka 5 yaraheze mu nzu bamuga uziko bamugaburira aryamye bamugaburira aryamye ntabyo genda ntabwo tukada ikibazo cyo umuntu useba mugabo aryamye akamara imyaka ingahe mugabo aryamye akamara imyaka ingahe urumva ari nini ikibazo nibyo ninge uhagarariye umurage gakondo nutambutse arase kwa kira cyapa dushyize urane cyapa twashyize umurage gakondo wabyaye umurage w'isubyo sibyo wa mugabo niko bimeze rwose mwakoze ahubwo umurage gakondo wabyaye umurage w'isubyo ndere ikibazo nukuvuga ngo uhera aha nubona byangize ku murage wa gakondo uhere ku murage w'isubyo nubona byangize ku murage gakondo aratransifa muri make ngiye wibabaza rero ngiye mu byukuri numva ko mubura ubusanzwe ngiyewe ndi chairman w'akagari ka Kabeza kano uyu mugabo akoreramo nkaba ndi umujyanama narimanyuze gutya mbona hari icyapa kinini cyane kirambuye ndavuga ni uyu mugabo ejo bundi baravuze ngo batumye umuntu ibyo reka mubaze ndahageze nsanze wa mugabo murambona kuri za WhatsApp za YouTube nawe yicaye hano ndashaka kubaza nyiri umurage n'uwo nyiri umurage umugabo shoro umuhanga ukuntu nakumvise none uyu mugabo nawe yatangiye gufata inko ngo hari n'umundi muntu ngo bamuhereje ngo nibiki n'isubyo rero buriya mwakoze kudusura buriya no kuvuga ngo iyo haba hari umurage gakondo ndi habura umurage w'isubyo kuko umurage w'isubyo n'umurage gakondo byose byavuye kuri Gihanga kandi Gihanga yahanze u Rwanda rero no kuvuga ngo iyo ngo bawumvishe twayifatiye hara ku muhanda imbere y'ibyapa harako imbere y'icyapa bayitumye ndaza ndayifata ndayikomeza byari bikomeye muri ayo masaha wa mugabo ahubwo niba mufite ibibazo n'abandi bose afite ibibazo batuma ibintu ibihembe ibinyabingi ibizimu n'ibizimu by'abagore n'iby'abakobwa nibaze tubarangiriza ibibazo kuko n'ubundi be gukomeza kuryama iyo myaka 5 ni myinshi nibaze baje muri vision 2020 ba dogiteri turahuye turaganiye ariko ndashaka kubaza uyu mugabo
ukuriye umurage Isubyo Limited. Hano ndahageze hariya mubonye icyapa gifite umuntu gusuhuza undi ameze gutya, mbona n'igiti kiri gushubukira mu kindi. Kiriya giti gisobanuye iki? Ese ririya bara ryo risobanuye iki? Ese uriya muntu usuhuza undi byo bisobanuye iki? turiya rero wa mugabo we kuba uje ukabona kiriya cyapa, biriya byapa nibyo biranga n'imirimo dukora, ariko si ubundi ntabwo ndasobanura byinshi. iyo umurage ndahari ngaho umurage gakondo urahari rero n'ubusobanuro. Niyo murage gakondo ushobora kunsobanurira ibya kiriya cyapa? hariya gusa ni umurage gakondo ariko wabyaye mu Isubyo. Urabyumva bimeze? Yego, ni umurage gakondo wabyaye Isubyo. Reka dore kwa kiriya giti buriya nicyo nenze gushaka kuvuga. iriya rogo ye ubona azajya akoresha, urabona cyari igiti kuko nawe afite ubuvuzi nk'uko n'umurage gakondo waba ufite ikindi kintu. kandi n'umurage urabona ko kiriya giti hariho irindi shami, ariko urabona hasi hashibutsemo ikindi giti, bivuge ko kiriya giti kiri nk'isi n'umugabo. ariko kiriya giti kigeze haruguru urabona gifite udushami, bishatse kuvuga ko nawe arejeje ubundi wa mugabo uzashibuke nawe andi mashami. ntuzigere uza kubaza ngo byashibuka gute. nk'uko washibutse nawe nugera hejuru uzashibuke. kiriya giturana rogo yawe byageze hejuru birongera birashibuka birashamika. nawe umaze gukomera, nawe umurage ufite uburage bwo gukuraga ibyawe, uvuga ati nanjye ishami ndashibutse. ubwo ni ijambo rishatse kuvuga ko wowe uramuraze. arashibutse, yashibutse mu murage gakondo, ashibukira mu murage w'Isubyo nk'uko ivuriro rye riri kubyitwa umurage w'Isubyo. ariko rigeze hejuru ikasubyo naryo rirongera rirashamika. ariko uyu mugabo wa mugabo ndi kubyumva nuko twari tukuzi, nawe wari umuhanga cyane, wari umuhanga bitari ibyo by'inkuru, bitari n'ibyo kubarira, umuhanga. kuko ejo bundi nibyo navugaga, hari inkuru wafashe bari bohereje urayifata, hari umuntu wamaze iminsi arwaye yarahinamiranye bamuvuna. numvaga njyewe twagenda tukabiganiraho n'abayobozi mu buryo bwa leta, bakaba igihe ibintu byananiranye kwa muganga baza batransifa, kuko ndi kumva hari ibyo mushoboye twe mu zindi nzego bitashoboka. ibyo ngibyo ni ibintu tuzakomeza kuganiraho n'ibindi, kandi ariko uretse ko bizakomeza biza, ariko gusa nanjye sobanura rogo n'abira biganza birimo bimeze nk'umurage wa kuraza uwo muti. kandi urabona kiriya cyatsi n'ubundi akoresha ibyatsi, ukomeze ukoresha ibyatsi. kandi ibyatsi irabara ry'umuhondo urabona ko n'ibara ridacuya, umuhondo udacuya naryo rishushanya ibintu bitagajuka cyangwa se bidahinduka. icyo nakwisabira nk'umurage w'Isubyo, ntuzahinduke nibura ngo mu byo wakoraga, utagire ngo ejo ngo uzane umurengwe n'ibindi ahubwo gukomereza, ntuzigire uhinduka. buriya niyo mpamvu twatekereje ko waba uri umuhondo ariko ntugajuke. nawe buriya bururu ubwo nk'uko nanjye nakugira icyizere tugakorana tukaba tubanye bitya, tukaba dusangira n'abantu bose muri rusange bakomeze bakugirire icyizere. nicyo kintu nakwifuriza. ni ukuvuga ngo umurage w'Isubyo uvukiye mu murage gakondo limited. ni kwa kundi kera bagabiranaga, ni nka kwa kundi bakanwana barangiza bakanezerwa. Murakoze rwose.